Uziko yababariye. Did you know that he forgave? Petero warahiye ngo twakuvaho tukajya he. Peter who swore that we shall have Ukanya ngo guhumya ararwa. And in the blink of an eye Arangije ntiyagwa gusara namwihakana. he backslid and he denied him 3 Ariko times. kumusabira avuga ngo mwami. But on the cross he said, Lord, forgive them for they don't know. Ziko turi kumwe Imana But yamaye I know you umuryango are with me. munini. God gave me a large family. Imabana benshi He beza. gave me very many good children. Hallelujah. Hallelujah. Tunezerewe Imana iki We gitondo. thank God this morning. Mubwire ukuntu uyu mugabo ari umunyembabazi. Can I tell you how this king is merciful? Agera naho ababarira bamukubise imisumari mu biganza. Even forgave those who put Bari aho the nails in his bamushinyagurira. hand, mocking him. Bari kugabana imyenda ye. They were partaking on his Aravuga ngo clothes. bababarira. He said, "These Mubwire two ibintu forgive yakoze. them." Can I tell you what he Aravuga ngo did? simbabari abagusa. So I'm not forgiving N'abasa one nabo of these. bazavuka kuri Even iyi si. those who are N'abafite kamere yabo ndabababariye. the very same Ariko uyu mugabo nature, I'm forgiving them. Turirimbana twese n'ijwi
Hallelujah. turavuga ngo aya mashimwe n'aya. He said this thanksgiving are for you. turavuga ngo na wundi mwayasangira. uri impamvu yo guterana kwacu. uri impamvu yo kuramya kwacu. uri impamvu yo guhimbaza kwacu. utubereye byose gitare cyacu. ni wowe duhaye icyubahiro. ni wowe dushira hejuru gitare. turavuga ngo uri mwiza Yesu. turavuga ngo uri mwiza mukunzi wacu. turagushimira imirimo itangaje wakoze. tugushimiye umurimo w'i Kaluvariya i Goligota. turagushimiye ko warangije byose. turagushimira uwo musaraba. turagushimira ayo maraso. turagushimira iyo neza. turagushimira kwemera kwitwa icyaha ngo dukiranuke. turagushimira ibyo wakoze Yesu. tuguhaye icyubahiro iki gitondo. turavuga ngo uri mwiza papa. niyo mpamvu tubihamisha akanwa kacu. turavuga ngo uri impamvu y'ibi byose dukora. uri impamvu y'uko gusenga. uri byose kuri twebwe. tugushize hejuru.
tugushize hejuru, tugushize hejuru. Imitima yacu irakuramya, akanwa kacu karabihamya yuko uri umwami, yuko ukwiriye, yuko wihariye muri byose. Turagushimira iki gitondo, turavuga ngo uri mwiza papa. Haleluya, tuguhaye icyubahiro, turatangaza kubaho kwe muri aya materaniro, turatangaza ubwiza bwawe, turamamaza intsinzi i Kalvariyo, turamamaza intsinzi twaboneye Nyabihanga. Mwami tuguhaye icyubahiro, warakoze, warakoze, warakoze kurangiza umurimo neza. Urabihamya, uravuga ngo birarangiye. Mwami turagushimiye, warabirangije, warabikoze, waduhaye umutsinzi butavuguruzwa. Imitima yacu iragushima, turavuga ngo uri mwiza Yesu. Lege de bros katabayanda, shalaga de bros, roto magarabagazede gele bolabagazende, lorada maganda balabagazende lele broto, shakate gele barabagazo, bleragados ke tora mahande lele broto mantele balabagazota, shalaga de bos ke tere baramagazota bababazende, lembrazote ke tere boha, roto mantele lele boza bababazende. Turatangaza ubwiza bwawe, ndavugana muri imbaraga zitatura Yesu, yuko na mwanya mufite hano hantu, yuko na mwanya mufite aho ijwi ryumvikana hose, aho badukurikira hose. Turatangaza ubutsinzi bw'i Kalvari Nyabihanga, turatangaza mana yanjye kubaho kwawe n'icyubahiro cyawe. Tugukomeye amashyi muri aya materaniro, tuguhaye ikaze, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Amen. Bana banjye Imana ibahe umugisha. My children, God bless you. Gasaro, duhora turagukunda nuko. We love you so much. Uko niko kuri pe. Yesu abamera umugisha. May God bless you. Hallelujah. Hari igihe umwana agenda akibagirwa inyuma, ariko Gasaro ntabwo ajya yibagirwa inyuma. But Gasaro never forgets us. Amen. N'umutware wawe mubwire rwose turamukunda cyane. Even your husband, tell him we love him so much. Hallelujah. Hallelujah. Tunezerewe Imana kubwa worship team. We thank God for worship team. Uburyo mukorera Imana, Imana ibahe umugisha. God bless you. Dushima Imana abantu bose bakora imirimo. We thank God for everybody who serves. Imana ijya ibaha umugisha mu mirimo mukora. May God bless you through the abinjinjiye amateraniro, the intercessors, abayoboye, the program abita ku bana bacu, those in the Sunday school, buri muntu mucyo akora. Everybody in their ministry. Nukuri Imana ibaha umugisha. May God bless you indeed. Amen. Amen. Tunezerewe Imana iki gitondo. Thank God this morning. Kuko Imana yacu ari yo kwizera. Because our God is faithful. Tumaze uyu munsi wa munane turi mu masengesho. This is the 8th day of fasting and praying. Kuwa gatandatu tuzasoza. Saturday we shall close. Nubwo hazaba hari umuganda, even though there will be umuganda, ntabwo uzaburizamo gahunda yacu. Turashima Imana. We thank God. Turashima Imana cyane. We thank God very much. Hari igihe wicara ukareba ibintu biri kugenda, ukareba abantu bahimbaza Imana, rimwe na rimwe ukarenga ibyo baririmba, and sometimes you go beyond what they are singing, ukabona gusa ineza y'Imana. And you only simply see the goodness of God. Bakorera Imana, you see people serving God, amaso yawe ukabona arenza aho bareba, and you see your eyes going beyond what they see, ukabona ineza y'Imana, and you simply see the goodness of God. Nukuri turashima Imana. Truly we thank God. Turashima Imana. We thank God. Amen. Amen. Ndashima Imana n'uyu muri iki gitondo. I thank God this morning. Murabona ko hari bene data batari kumwe natwe. You see there are some brethren who are not with us.
hari abantu bahereye icyumweru gitangira ngo pastor tubabare kutazaboneka There are amateraniro. people who sought for forgiveness to be absent Benshi for the entire bateraniye week. mu Yumbu. Many of those are in Muyumbu. Baherekeje mama pasteur. They have they went Amaze with icyumweru Mama avuga Pastor. y'ubutumwa. She has spent the whole week preaching there. Yagomba kwigisha iminsi mike She nanjye was nkajyaho. supposed to preach only a few days. Agezeyo baravuga ngo ariko pastor mumureke turakomezanya nawe. When she went there, they begged for her to keep preaching. Ntabwo byanangaje. It never surprised me. Ndamuzi cyane. I know her very well. Ni umuvugabutumwa mwiza. She's a good evangelist. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Bafitiye ibihe byiza. They are having a good time. Turabasengera uyu munsi nawe arasoza ari busozeyo. Today it's the end of N'abana the banje preaching. bose bagiye. Even my children went with her. All of them. Wari wahisemo ngo ari buzane nanjye ni Etia mu gitondo arambwira ngo ese pastor papa tuzajyana ndabibona ko ubishaka jyana n'abandi. So even Etia wanted to stay with me, but I gave her permission to go with her. Uburyo naje mvuga se ngiye kubwiriza jyenyine. I felt like I'm going to preach alone. Ariko ndabizi ko turi kumwe Imana But yampaye I know umuryango you are with me. munini. God gave me a large family. Ima abana benshi He beza. gave me very many good children. Hallelujah. Hallelujah. Tunezerewe Imana iki We gitondo. thank God this morning. Nukuri. Truly. Eric niyo washimaga kubwa Alice nanjye naje. Eric was thanking God Naje for nshaka Alice. gusenga mfukamye. I wanted to pray kneeling Ndavuga down. mwamu byumve ndacyagushima God, ndahaguruka I still thank you. ndacyagukurikira. Ndamukunda umukobwa I wanjye. love my daughter. Amen. Hari impamvu mbivuga That is the reason I say it. nuko Satani yaneshejwe. It's because Satan has been overcome. Uyu munsi ndashaka kuganira ku ijambo ry'Imana rivuga Today I want to preach about the theme ku saying mbaraga z'umusaraba. on the power of the cross. Ibi byose tuvuga, Everything we talk about, ibi byose twabwirije icyumweru everything we have cyose, been preaching throughout the week. hatabaye imbaraga z'umusaraba If it was not because of the power of the cross, ntacyo tuba dukora. we do nothing. Muzi impamvu twicaye hano Do you know why we are seated here? nuko izi mbaraga z'umusaraba Because zabonetse. the power of the cross has been revealed. Ndifuza kuvuga gusa ku mbaraga I simply z'umusaraba. want to talk about the power of the cross. Bwira umuntu ngo imbaraga Tell z'umusaraba. your neighbor the power of the cross. Basomera ijambo riri muri Let them read for me the Abakorino scripture. bambere ibice cya mbere umurongo wa 18. 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ijambo ravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga. For the message of the cross is Ni foolishness to imbaraga those who are perishing, but zima. us who are being saved, it Bwira is the umuntu ngo power of God. umusaraba n'imbaraga. Tell somebody it's the power. Bwira umuntu ngo umusaraba n'imbaraga Tell somebody zima. the cross is the power of God. Umusaraba n'imbaraga z'Imana. Cross is the power of God. Nashaka kuvuga ku mbaraga z'umusaraba I want to preach about the power of the cross. gusa. Simply. Urabona ubuzima bwa gikristo bw'abakristo You see a Christian life. dufite amasoko nk'atanu y'imbaraga. We have 5 sources of power. Imwe muri zo One of them ni umusaraba. is the cross. Vuga ngo ni umusaraba. Say it is the cross. Imwe mu masoko y'imbaraga z'abakristo. One of the sources of the power of Christians. Ubundi abakristo ntibajya kwitwa abakristo hatabonetse would not umusaraba. have been called Christians if it was not for the cross. Umusaraba. The cross. Isoko ya kabiri y'imbaraga The zacu ni second source Pentecost of our cyangwa power imbaraga za mwuka we. is Pentecost, or the power of the Holy Spirit. Isoko ya gatatu The tuvomeramo. third source that we fetch from, Isoko ya gatatu the third source, twavuze umusaraba, we talked about the cross, umwuka, the Holy Spirit, imbaraga z'umuzuko. the power of resurrection. Umusaraba, The cross, umwuka the wera, Holy Spirit, umuzuko. the resurrection. Imbaraga z'ijambo. The power of the word of God Hakabaho isoko rya nyuma imbaraga z'itorero. and the power of the church.
aya ni amasoko atanu. These are the 5 sources. Ariko ndashaka kwivugira ku mbaraga But I only want to z'umusaraba. talk about the power of the cross. Paulo arandika ngo Paul ijambo ry'umusaraba And say the message of the cross kubarimbuka n'ubupfu. is foolishness to those who are Iyo perishing. turirimba umusaraba, When we sing about the cross, iyo tuvuga uwo musaraba, when we talk about that cross, ku musaraba wawe on your good cross, ni that w'amahanga is where all the nations were redeemed. At igologo Golgotha, wavanye you iminyago had a lot of plunder wirongeye that you obtained through your blood. uri ntwari You are, Yesu uri you are nyamibwa powerful and you are awesome. wanesheje You overcame umwanzi w'abantu the enemy of the people, abatware bo mu the isi rulers of the y'umwijima darkness. wabahemuye Expose them ku mugaragaro. on daylight. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka nivugire, Praise Jesus. ndabona umuyaga uri hano hirya ushaka kuntwarira impapuro zanjye, I see the wind blowing my papers, ntabwo ziri buzitware. but they are not going to be. Amen. Amen. Noneho umusaraba ni iki? So what is the cross? Umusaraba The cross ni centre y'ubuzima is the center of life, bwa gikristo, of a Christian life. ni nayo centre y'ubutumwa bwacu. And it is the very center of our Ubutumwa message. bwiza buvuyemo umusaraba n'ubundi butumwa. A gospel without the cross is a twisted Paulo message. aravuga Paul said, ngo ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni the gospel does not share kuko ari imbaraga y'Imana, because the power of God, kuko ari imbaraga y'Imana because it is the power of ihesha uwizera wese enables gukira. any believer to be saved. Paulo aravuga ngo kuko Paul said, ubutumwa bwiza, Because the iyo tuvuga gospel, ubutumwa bwiza we talk about the gospel, tuba tuvuga icyakozwe ku musaraba. talk about Inkuru what is nziza done on the cross. y'ibyiringiro twayiboneye i Nyabiha. Hope were found at Golgotha. Abarokore benshi impamvu ari abanyantege, So the reason why abanyantege many nkeya, Christians are weak nuko batigeze bahishurirwa because they were not imbaraga z'umusaraba. power of the cross. Impamvu dutegeka abadayimoni mu izina rya Yesu, We command demons impamvu in the name of twuzura Jesus. umwuka wera, impamvu tugenda n'ibyiringiro byo kuzabona umwami, impamvu tubwira abazimu n'abarozi yuko nta mbaraga badufiteho, impamvu tuhakandagira satani That's why we trample Satan, nuko habonetse imbaraga ku because musaraba. there has been a power revealed through the cross. Ndashaka kuvuga imbaraga I want to talk z'umusaraba. about the power of the cross. Umusaraba The cross. ubundi hari ahantu Usually the cross habakojejwe used to isoni, be destined for those who hari are ahantu ashamed, h'ibivume, to those who are cursed, hari ahantu habadakwiriye. to those who are not worthy. Wari umwanya w'ibicibwa, It was a place for wari those umwanya who are w'abagome, cursed. It was that wari umwanya w'abagizi bwa for nabi, those who are. wari umwanya It udakwiriye. was a place Ariko for igihe naughty kimwe inama people. iteranira mu ijuru, But one time in the data ayoboye inama aravuga ngo ninde watugirayo, turabona aremye mu ishusho yanjye, bose baraguzwe, bose babaye imbata z'ibyaha, bose baguzwe ngo bajyanwe mu buretwa, bose batwawe n'itegeko ry'umwuka. Inama iteranira mu ijuru. And the meeting gathered in heaven. Muri iyo nama And through that meeting, data yarariraga, my father was hari crying. icyamurizaga. He was weeping. Then Iyo something ugiye mu was- buhanuzi bw'uyu musaraba, when you go through the prophecy of this cross, ibitabo byose byanditswe 66, all 65 books that were written, uvanyemo 27 by'isezerano rishya, minus 27 of biriya bitabo byose byo mu isezerano rikuru, all the books of the Old bwari ubuhanuzi buvuga kuri uyu It was musaraba. a Buri gitabo cyo muri Bibiliya every book of the cyahanuraga was prophesying ibizaba, what would happen. cyahanuraga ibyari mu mutima w'Imana, kandi ibitabo byose bivuga ku muntu umwe wenyine witwa Yesu w'i Nazareti, umwana w'Imana.
ndagerageza gukoresha igitabo kimwe nagavuze na byinshi bishoboka nagafashe ibitabo byinshi nagafashe Yesaya nkamuhera mu gihe cya mbere nkagaruka nkamugeza muri 33 cyangwa nkahera kuri 43 nkazamuka nkageza kuri 49 aho nkavuga iby'ibi byose Imana byatumye icyura umugambi wo kuzatanga umwana wayo batari babiri umwe. Ndavuga Imana itagira se wabo, ndavuga Imana itagira nyina wabo, ndavuga Imana itagira mukuru we, ndavuga Imana itagira uwundi wari we wese, ndavuga Imana ifite Yesu rukumbi, ndavuga Imana ifite umwana w'ikinege ikemera ikamutanga kugira ngo isoze ibyo yagambiriye. Impamvu yabaye iyihe? Iyo utangiye mu itangiriro, aho byatangiriye mu itangiriro mu bice 3 ku murongo wa mbere batubwira inkuru y'inzoka yavuganye n'umuntu uhinjira icyago. Iyo nkuru irakomeza. Iyo ukomeje kuyisoma mu bice bya 3 wamanuka mirongo ikurikiye tubona Adamu amaze kurya igitekerezo cyavuye ku nzoka. Bibiliya irambwira ngo yisanga yambaye ubusa. Ndashaka kuvuga ku mbaraga yisanga yambaye ubusa kuko yari yumvishije imirindi y'Uwiteka yinjiye mu ngobyi. Nuko Adamu hamwe n'umugore we Eva baragenda barihisha kuko bumvishije imirindi y'Imana. Uwiteka arahamagara Adamu urihe? Adamu arasubiza aravuga ngo twumvishije imirindi dusanga twambaye ubusa turahunga tujya kwihisha. Imana ibaza Adamu, ninde wakubwiye mbariza umuntu ninde wakubwiye kudakwiriye? Who told you that you are not worthy? Mbariza umuntu ngo ninde wakubwiye kutazabohoka? Ask your neighbor, who told you you will never be set free? Ninde wakubwiye ko bitazahinduka ariko? Who told you that things will not change? Mbariza umuntu kuko yavuganye na Adamu arya imbuto arangira aramubwira ngo yambaye ubusa, arangira amubwira ngo byakurangiranye, arangira amubwira ngo jya kwihisha. Mbariza uwicaye hafi ya mubarize ninde wavuganye nawe ko bidashoboka? Manibaza Adamu babarira mbwira ninde wakubwiye? Nanjye mbariza umuntu ngo ninde wakubwiye ko bitazakunda? Mbariza umuntu ngo ninde wakubwiye ko bitazemera ariko wambarije umuntu ngo ninde wakubwiye ko iyo biberi itashobora guhinduka? Ariko wambarije umuntu ninde wakubwiye ko agakiza ufite katuzuye? Ariko wambarije umuntu mumbarize ngo ninde wakubwiye ko utazababarirwa? Imana ibaza Adamu, ninde wakubwiye? Ninde wakubwiye? Ninde wakubwiye? Imana imaze kubabara. After God was saddened, ifata umwana w'intama iramubaga. He took the lamb, ikuraho uruhu rw'intama, itwikira ubwambure. Nihuse mvuga kuri iyi nkuru, hari umurongo unezeza muri iyi nkuru. Ntabwo unezeza mu by'ukuri nawuvanye mu isomo. Imana itarabambika uruhu ariko ruvuga ngo rw'intama. Imana itarabambika uruhu rw'intama bidodeye ubucyokero. Mariza umuntu uri hafi yawe, ninde wakubeshye kwidodera uducyokero? Hari umwana w'intama utwikira ubwambure neza. Hariho umwana w'intama ujya ugutwikira ukaba utwikiriwe. Ibyanditswe birakomeza bikavuga ku murongo wa 15 nihuta. On chapter 3 or 15 of Genesis, Bibiliya ivuga ngo nzashira urwango hagati
hagati, nzashyira urwango hagati y'umugore n'inzoka, n'indaza nzashyira urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka. Bibiliya irambwira ngo urubyaro rw'umugore ruzakandagira umutwe w'inzoka, n'inzoka nayo izarya agatsinsi no ku rubyaro rw'umugore. Iyo uhereye hano utangira kumva imbaraga z'umusaraba. Ubu buhanuzi bwasohoreye i Nyabihanga, aho umwana w'intama yahindutse intama. Satani yibeshya ko ari intama ijyanwa kubagwa. Paulo arandika ngo batware b'iki gihe, and Paul wrote the rulers of this time, if they knew it, they could not have despised the king. Am I talking to somebody? If they knew, they could not have despised the king. So what is the cross? That is where our victory stems from. So what is the cross? Iyo umuntu ataramenya imbaraga z'umusaraba, nasobanukirwa imbaraga z'icyaha. Uzi impamvu abarokore bakinira mu byaha? Ni ukudasobanukirwa imbaraga z'umusaraba. Iyo witegereje umusaraba umenya imbaraga z'icyaha, kuko icyaha cyatumye utigeze amenya icyaha ahinduka ikivume. Iyo wabonye imbaraga z'umusaraba utinya icyaha, kuko ubona igihembo cy'icyaha uko gisa, kuko ureba ingaruka z'icyaha uko zimeze. Kuko ku musaraba honyine niho icyaha cyatwikuruwe, kugira ngo ab'itorero bamenye ubukana n'ubugome bw'icyaha bagihunge. Kubera ku musaraba niho amaso yacu yaboneye ibihembo by'ibyaha uko bimeze. Ndatekereza nta muntu uri kunyumva. Ndavuga imbaraga z'umusaraba. Ntushobora kumenya imbaraga z'icyaha n'ubugome buri mu cyaha utarareba umusaraba n'icyatangiweyo. Iyo ubonye icyatangiwe ku musaraba umenya ubugome bw'icyaha, kuko ku musaraba the worst situation of the sin. Ubona igihano You see the punishment of the sinners. Umuntu warebye umusaraba, when you focus on the cross, sinajyaga numva amagambo yanje mo nijo, sinajyaga numva uburemere bwo kwambara umusaraba, ariko numva nanjye ngiye kuzawamba. I used cyangwa ndashaka ahantu nzawumanika kele tujye tuwureba tu. Putting on the cross, maybe urabona kubona umusaraba, you see watching the cross, kubona umusaraba, watching the cross, tubona igiciro cyata, you see the price that was paid. Biguhesha gutinya icyaha. It leads you to fear. Watinya kumusubiza aho yavuye. You fear putting him back to the cross. Kuko umusaraba, because the cross, niho data yishuriye imyenda yacu. That is why our Father paid all our debt. Reka ngaruke inyuma. Let me come back. It was a parenthesis. Icyaha, the sin, na kindi gihembo gitangwa ku cyaha. There's no other reward of the Paulo yandikira Abaroma mu bice 6:23 aravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Muri lagade prozahanda, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo, ni ubugingo buhoraho muri Kristo. Eternal life in Christ Jesus our Lord. Ndavuga imbaraga z'umusaraba. I talk about the power of the cross. Iyo ubonye umusaraba,
When you see the cross, ukabona urugendo Yesu and yaciye, you see the pathway of Jesus, ukareba imbaraga zaducunguye, and you see the power that ukabona redeemed us, ikintu twirata none, and you see our pride dushobora today. gutinyuka tukabwira abazimu, We might dare tukabwira to abarozi, the tukabwira demons, abadayimu, the tukabwira na sorcerers, the Satani, witches, the demons, yuko sinyira imbata ukundi, that I'm no longer a slave. sindi ikigurishwa, I'm not a commodity sindi to sell. ucuruzwa, I'm not kuko for naguzwe sale. amaraso y'igiciro Because I was cyinshi. sold a Iyo tubivuga priceless, tuba twirata umusaraba, blood. When tuba we say tuvuga it, we icyabaye pride, inyabihanga because i it's Goligota. the cross. Ariko It's ndabwiriza the abarokore Golgotha banyumva, at Calvary. ariko ndabwiriza abarokore banyumva, ndavuga imbaraga z'umusaraba. Aho ngaho niho abahoze ari imbata birata ko babatuwe. Aho ngaho niho ibyiringiro byacu bihagaze, niho tuvuga ngo umva uko Zakariya yavuze kuri iyi nkuru. Bantu b'Imana, nanjye navangiwe, mfite byinshi mvuga, sinzi ko biri guca ahantu henshi, simbi. Umva Abaroma ramrazota, Abaroma 7:14, hagira umuntu usomera Abaroma 7:14, bimwe abo mu buhanga bw'ihangane ndavuga ibindi. Abaroma 7:14. Abaroma 7:14. 7:14. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka. Ibikuziritse ni amategeko y'umwuka. Ibikubuza gutera imbere ni amategeko y'umwuka. Ibibuza bamwe kubyara ni amategeko y'umwuka. Ibibuza bamwe kubaho ubuzima bwo gukiranuka n'umudendezo, hari itegeko ry'umwuka. Tuzi yuko amategeko ari umwuka. Ariko jewe nduwa kamere, ndetse naguriwe gutegekwa n'ibyaha. Ahubwo naguriwe gutegekwa. Bwira umuntu waba uri hano waraguriwe gutegekwa n'ibyaha. Are you here sold to be slave to sin? Hari umuntu waba uri hano waguriwe gutegekwa Are you here and you are Paulo aravuga ngo nshaka gukora ibyiza ibi bikanangira. Paul says I purpose to do well but I find myself doing wrong. Avuga ngo naguriwe kuba imbata y'iki? He says I was sold to be a tuzi yuko amategeko ari y'umwuka, ariko njyewe ndi uwa kamere ndetse naguriwe gutegekwa n'ibya. Hari uwaba uri hano uzi ko bimutegeka? Vuga ngo uyu munsi urakira ubutumwa bw'umudendezo. Iyo mvuga ubutumwa bw'umusaraba, n'ubutumwa butanga umudendezo, n'ubutumwa buzana gukira, n'ubutumwa buzana ubutsinzi, n'ubutumwa burimo imbaraga. Oh haleluya torero! Nangwa imbaraga zacu ari mu gutitira, n'uguhishurirwa icyakozwe inyabihanga i Goligota. Hari umuntu n'abavugana nawe muri iki gitondo. Umva uko Zakariya yavuze mu bice 9 umurongo wa 11. Hagira umuntu usomera ibice 9 bya Zakariya umurongo wa 11. Zakariya 9 verse 11. Zakariya 9:11. Zakariya 9 verse 11. Zakariya 9:11. Zakariya 9:11. Isezerano ryawe kandi nawe kubw'isezerano ryawe rihamwa n'amaraso, nanjye nkubohoreye imbohe zikura mu rwobo rutagira amazi. umurongo wa 14. Umurongo wa 14. Kandi Uwiteka azahasesekara agaragare hejuru yabo. Nibyo hera 13 12. Nimuhindukirire igihome gikomeye. Umurongo nashakishaga. Nimuhindukirire, return to your fortress. Somera bonjour. Nimuhindukirire igihome gikomeye. Nimuhindukirire igihome gikomeye. Mwambohe zifite ibyiringiro. Mwambohe hari abantu bakiriho ingoyi, ariko ndavuze ngo kuba harabonetse umusaraba, imbohe zabonye umusaraba, nimbohe zifite ibyiringiro, nimbohe zifite ibyiringiro, sinzi. Muri icyumweru nigishije ibintu bitatu. Nigishije impamvu 3 zo kugurwa kuva ku cyumweru. Hari abagurishirizwe gupfa, aricyo Esteri yavuze. Abwira umwami ngo mwami, twebwe n'ubwoko bwanjye twagurishirizwe gupfa. Ndavuga muri Esteri 7:4. Twagurishirizwe kwicwa.
iyo tuza kugurishirizwa kuba imbata simbanje imbere yawe gutaka, ariko ndashaka kuvugana n'umuntu uri muri aya materaniro. Icyo ari cyo cyose, impamvu iyo ari yo yose bakugurishirijeho, bagurishirije urushako rwawe, bagurishirije destiny yawe, bagurishije diplome yawe, bagurishije ubuzima bwawe, bagurishije inyenyeri yawe, impamvu iyo ari yo yose hari ikiguzi kandi gikomeye, hariho ibyiringiro. Bwira wa muntu ngo wamboho ifite ibyiringiro we. Iki ni igihe cyo guhindukira igihome gikomeye, ni igihe cyo guhindukira umusaraba w'inyabihanga, ni igihe cyo kureba umusaraba wa Yesu, kubera ko hariya hari ibyiringiro byacu, hari ubutabazi bwacu, hari imbaraga zihindura ibidahinduka. Oh haleluya torero. Hallelujah, child. Hari umuntu nkurikira? Are you following me? Byambanye byinshi kubwiriza It's no much for me. kuvuga kumbara, ariko nzazivuga icyumweru cyose. But I'll teach about the power of the cross. Nzavuga ibimagambo ku cyumweru cyose. I'll talk about the power throughout the week. Yesu aravuga. Jesus said, Yari mu kiganiro yakoranaga na Nikodemu. he was talking to Abwira Nicodemus. Nikodemu He told Nicodemus, ngo hari bigiye kuba nk'ibyabaye mu gihe cyawe. there are things that are going to happen as the time of Muri Moses. Yohana 3:14 nanze gusoma inkuru John yose. 3:14. Yohana 3:14. The Gospel Bahame of John Yohana 3:14. 3:14. kandi John nk'uko Mose 3:14. yamanitse inzoka mu butayu, Abwira Nikodemu hari ikintu He told kigiye kubaho. Nicodemus something is Nka about to kwa kundi happen. Mose yabikoreye mu butayu amanika inzoka, As Moses lifted up the snake in the niko wilderness, umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. niko n'umwana w'umuntu akwiriye so the kumanika, Son of Man must be lifted Umwizera up, wese kugira ngo umwizera wese that abone everyone guhabwa who ubugingo believes buhoraho. may have eternal life in him. subira musomere tujyane. Repeat. kandi nk'uko Mose yamanutse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, Aha. kugira ngo umwizera wese kugira ngo umwizera wese That everyone abone who guhabwa believes ubugingo buhoraho. may have eternal life in him. ndashaka mubabare mukurikira iki Yesu Just agaragaza. follow what Jesus is talking about. Yigereranije n'inzoka. He's considering himself as a snake. He's comparing himself to a snake. Mwibuke inzoka y'iki kibazo Remember the snake of this mu bice bitatu problem, by'itangira. of the third chapter of Mwibuke inzoka Genesis. yariye abantu mu butayu igihe bagomeraga As Imana. the snake ate the people in the wilderness as they Mose akazamura inzoka mu butayu. Moses lifted up the snake. Arajya ngo nk'uko Mose yazamuye And he said, inzoka mu just as butayu, Moses lifted up the snake kugira in ngo the umuntu wilderness, wese uriwe n'inzoka yazamura amaso yareba ko inzoka by the snake looked at the yamanitswe snake that was harmed agahita akira and ubushabwe was bw'inzoka. healed from the poison of Yesu arigereranya n'inzoka. Jesus is comparing himself to a snake. Sinzi ko hari umuntu nkurikira. Is anyone following me? Ni gute umwami How Yesu can the Lord utigeze Jesus, kumenya who icyaha, never knew sin, yakwigereranya can n'inzoka? compare himself to a snake? Ni gute umwana w'Imana How does the yaravuze Son ngo of nije a man, mutsima he muzima said, I'm wamanutse the uva mu bread of ijuru, life who came down from heaven. ngo na wundi wamenye data uretse No uwamanutse. one knew the Father except the one that came down. utigeze avuka mu buryo The busanzwe, one who was born in a miraculous way. gute yigereranya n'inzoka? How come he compares himself to a snake? Igihe inzoka yinjiye muri Adamu akakira amagambo y'inzoka, ako kanya inyoko muntu yakiriye kamere y'umwijima. Automatically the human nature received the message of darkness. Yakiriye nature ya Satani. He received the satanic nature. Kuva icyo gihe kugira ngo Yesu aducungure, yishyizeho natire ya Satani twakiriye kugira ngo ajyeyo atugiriye. So that he goes there and redeem us. Niyo mpamvu yabwiye Nikodemu That's why he nk'uko told Nicodemus, nanjye ngiye kutwara natire yanyu, I'm going to take nyizamukane hejuru, nemere nigire igitambo ku bwanyu, sacrifice for your sake, kugira ngo igihano cyanyu so that your punishment kibe kuri jye, be upon me, namwe murekurwe. and you shall be set free. Ndashaka kubwira umuntu imbaraga I z'umusaraba. want to tell somebody the Vuga power ngo of the cross. n'imbaraga zima umudendezo nakoreye, It is a power that gives me the freedom which I did not work for. n'imbaraga zima agakiza It is a power that gives me salvation nari nkwiriye.
that I did not deserve. mbabwire ikintu iyo ushaka kumva If you umusaraba want to understand the cross, umwami wanjye ajya ku musaraba when my Lord went on the cross, hari ibintu yakoze he did some things. hari ibintu yakoze He did some things. hari ibintu He yakoze did some things. bwira umuntu ngo hari ibintu Tell byakozwe somebody there are things that he did. bwira umuntu ngo hari ikintu cyakozwe Tell somebody there is something. niyo he mpamvu did. Paulo yiyamira akavuga That's Paul wrote. ngo ubutumwa bwiza ntibunkoze isoni The gospel does not ashame kuko ari imbaraga y'Imana because the power of God. kuko ari imbaraga y'Imana Because it is the power of umusaraba God. ni imbaraga y'Imana The cross is the power of God. agira umuntu usomera Let somebody read. Yohana 18:4 John 18:4. Yohana 18:4. ngeza ku murongo wa 8 wihuta Yesu amenye ibyenda kumubaho byose arabasanganira arababaza ati murashaka nde? murashaka nde Baramusubiza ati ni Yesu w'i Nazareti. turashaka Yesu w'i Nazareti We Arababwira want ati ni jye. Jesus of Nazareth. arangiza ababwira ngo niki Na Yuda amugambanira yarahagararanye nabo. n'umugambanyi we Yuda ari kumwe And n'abanzi Judas, the traitor, Amaze was kubabwira standing ati there ni with them. amaze kubabwira ngo When niki Jesus said, I am Bagenzi he, imigongo bagwa hasi. basubira inyuma bose they bikubita fell hasi back and Nuko fell to yongera the ground. kubabaza ati arongera arababaza Again, ati he asked murashaka nde? murashaka nde Bati ni Yesu w'i Nazareti. baramubwira ngo ni They Yesu told w'i him, Nazareti Jesus of Nazareth. Yesu arabasubiza ati Yesu arabasubiza ati Jesus answered, mbabwiye ko ari jye. I told nababwiye you- ko ari I jyewe told you that Nuko I'm rero he. niba ari jye umvira ijambo neza Hear this word very well. nuko rero iba ari jye If you are looking for me, mushaka iba ari jye mushaka if you are looking for mureke me, aba bagende. mureke no hallelujah. umva hano Yesu yakereye urubanza Here where God. ubwo ari jye mushaka If you are looking for ubwo me, ari jye mugiye kubamba looking for me, mureke abangaba let this. bwira umuntu ngo yarabivuze ngo mureke abangaba Somebody said it. ubwo ari jye mumanitse mureke abangaba Be hung. Let them. nta mpamvu abazimu nta burenganzira nta kuri na kumwe bafite bakugenza uko bakugenze kuko umwami amaze kwambara kamere yawe amaze gutwara ibyawe yaravuze ngo mureke abangaba bagende ahubwo jyewe munshireho ibyabo mureke Let these ones go. mureke aba bagende Let these ones No. go. iba hari ijambo riryohera The no word kumva that is ijambo good for me Yesu yaravuze is to see the word Murashaka that was nde? uttered by God. Who- baramubwira ngo by ni Yesu Jesus. wina They ask God, okay who do you want? ubwo ari Yesu mushaka So if you need Jesus, if you want mureke Jesus, abangaba bagende let these ones go. vuga ngo ntango dayimoni zifite uburenganzira Say demons don't have zo power kuraza wicaye to make ntango me abadayimoni bafite have uburenganzira demons don't bwo have kongera power kugutwaza igitugu to oppress ntango you. bafite uburenganzira bwo kuraza mu misonga kuko yaravuze mureka baba mureka abangaba bagende hari ijambo yavuze mureka abangaba bagende nibuka umunsi Mose I yajyaga muri remember the Egiputa day when Moses went to Egypt. abwira Farawo ngo rekura ubwoko He bugende told Pharaoh, let these people go. Farawo abyanze When Pharaoh Imana avuga ngo resisted, fata umwana w'intama God said, umubage take the lamb kuko and numara slaughter kubaga him. umwana w'intama After you slaughter hari the ikintu lamb, ngiye gukora there's nawe something arabareka God to do, mugende and he shall let you nimba go. umwana w'intama wo muri Egiputa yaratumye Farawo arekura Abisirayeli mwaswa amaraso y'umwana w'intama yabuzwa n'iki gutegeka ibyari bigufashe ngo bikureke ugende ndasubiramo I repeat. ndavuga ngo ndasubiramo I say I repeat. nimba amaraso y'umwana w'intama The lamb of yarateje Farawo kureka Abisirayeli bakagenda n'abana babo bagatwara imikumbi yabo bakanyaga n'ubutunzi bwa Egiputa mwaswa amaraso y'umwana w'intama mwaswa amaraso y'umwana w'Imana mwaswa amaraso ya Yesu yabuzwa n'iki yabuzwa n'iki kukurekurana n'ibyawe byose iyo mvuga imbaraga Talk z'umusaraba about the power of the cross. kubwiriza abanyedini biravuna umva Try to preach to the religious people. ndavuga ngo I'm saying, nimba amaraso y'umwana if the w'intama blood of the lamb n'amaraso y'ihene and the blood of yaratumye imfura z'Egiputa zipfa yaratumye
igikuba gicika muri Egiputa. Amaraso y'umwana w'intama yakora ibingana gute mu bicaniro by'abarozi biwanyu? Yakora ibingana gute ku mbaraga zikurwanya? Nimbaye amaraso y'ihene. Ariko ndavugana abarokore bari hano. Nimba amaraso y'ihene yarateje igikuba muri Egiputa, amaraso y'umwana w'intama, umva nkubwire icyabaye. Ndacyakuvuga kuri aya maraso mu kanya gato. Ndavuga amaraso yamenekeye i Nyabihanga, ndavuga amaraso y'agaciro kenshi, ndavuga amaraso Bibiliya irambwira aya maraso nangwa ari aya maraso y'umugabo n'umugore b'Abalewi cyangwa b'Abayuda, ahubwo yari amaraso yamanutse atwawe na Mwuka Wera ategekwa mu nda ya Mariya. Niyo mpamvu ibyanditswe byera bitubwira lagadebos katabahanda. Bibiliya irambwira ngo Gabriel abwira Mariya, arambwira ngo umwuka w'Imana ari bugukingira, ari bugutwikire, ngo nawe urasama inda kandi umwana uzavuka azitwa Yesu, azakiza ubwoko. Bibiliya irambwira ngo ayo maraso nango higeze habaho fecondation, nta mbuto y'umugore n'iy'umugabo zahuye ngo haboneke umwana, ahubwo yateretswemo explosive, yateretswemo bombe, yateretswemo imbaraga, yateretswemo ubushobozi, lagada bahanda bababazende, yateretsemo iki Satani atigeze amenya. Byanditswe byera birambwira igihe kiragera Nyabihanga, aravuga ngo abubareke ibarije, aba mubareke nimbarije, mubareke bagende. Nimbarije mushaka, mubareke bagende. Yesu icyo yavuze yakivuze nk'umwami, yakivuze nk'Uwiteka Imana umuremyi w'isi n'ijuru, yakivuze nka Elohim, yakivuze nk'intare y'umuryango wa Yuda, yakivuze nk'umwami w'abami, yakivuze makatabahanda balabagazota. Icyo yavuze icyo ashaka kandi yavuze nk'itegeko. Mubareke, bwira ngo muturanyi wanjye icyo ari cyo cyose cyaninzaga, cyambuzaga amahoro, cyari kikimfashe, kigomba kundekura mbe nyuma y'aya materaniro. Ngomba kurekurwa nka agenda, kuko yaravuze mubareke. Urupfu rugomba kukureka, ubukene bugomba kukureka, agahato kagomba kukureka. Mubareke bagende. Bwira umuntu ngo bucyari cyo cyose cyari kifiteho imbaraga kigomba kundeka nkagenda. Icyari cyo cyose, iyo kansi igomba kureka ukagenda, diyabete igomba kureka ukagenda, ayo mateka agomba kureka ukagenda, ubwo bupfubyi bugomba kureka ukagenda. Icyari cyo cyose cyari kigufite kigomba kureka ukagenda. Icyari cyo cyose amazina yacyo kigomba kureka ukagenda. Icyari cyo cyose yaravuze ngo mubareke, ubwo ari igihe mushaka, ndizanye mubareke bagende. Ndavugana buri mbaraga zose, ndavugana buri mwuka wose, ndavugana buri muzimu wose wari kigufiteho ubushobozi, ndavugana buri mateka yose arakurekura na uragenda, arakurekura na uragenda. Niba hari uwizera akavuze amen iremereye, arakurekura na uragenda. Bwira ngo amateka agomba kurekura, ubukode bugomba kundekura, nanjye ndagenda. Legede bros katabaha le mama zendelele brodo, agomba kukurekura. Araba ngo ibarije, ndamukunda Yesu. Araba ngo nimbarije, nje Nyabihanga nijyanye. Vuga ngo nimbarije, vuga Yesu yaravuze ngo nimbariwe. Noneho mwebwe mwamfataga mundekure, ubwo ari Yesu mwamfashe,
iba ari Yesu mwashakaga, ukubwibyo mugomba kurekura akazi kanje, mugomba kurekura amashuri yanjye, mugomba kurekura umuryango wanjye, mugomba kurekura urushako rwanjye. Abo mbyuma beshaka manizijwe, mugomba kurekura nimbarije legete broska tabaha, nimbari Yesu wazamutse Nyabihanga, kubwibyo bagomba kurekura. Abazimu bategeka iki kirere bagomba kurekura, abari bubikiri ubuzima bwe bagomba kurekura. Lama lembrodo, nimba hari n'abarozi bafashe imyenda yo imbere bagomba kurekura, abafashe inzara zawe bagomba kurekura, abatwaye imisatsi yawe bagomba kurekura, abatwaye ubutunzi bwawe bagomba kurekura. Ariko ndavugana n'itoro buragaka lebragazota bababazene shegede bolaba gazota langade broza handa, bagomba kurekura, bagomba kurekura. Impamvu, the reason nuko hari umuntu, it is because there is someone wishizeho who put upon himself ibyo nagomba kuzira, what I was going to kill me. Impamvu, The reason, impamvu, the reason, no, impamvu, the reason, oh man, impamvu, the reason. vuga ngo nango bifite uburenganzira mu mategeko. Say they don't have any legal right. Vuga ngo wa mibereho nango ufite uburenganzira mu mategeko. Mu mategeko in the legal right. Wisha amategeko wa muzimu we, wa murozi wa wisi itegeko. Ubu ngubu nje mu rukiko rw'ikirenga, aho Imana Data ariwe mucamanza bari ku isi bose. Wisha amategeko, bwira umuntu ngo wisha amategeko. Vuga ngo Satani yisha amategeko. Akundwa, ubutumwa bw'umusaraba, brethren, the message of the cross is the power. Vuga ngo ni imbaraga. Say is the power. Bwira umuntu ngo ni imbaraga. Say somebody, this is the power. Ni imbaraga. It is the power. Paulo ariyamira aravuga, Paul said, kuko ubutumwa bwiza, because of the good news, butangoza isoni. Nusoma muri Bibiliya avuga ngo ubutumwa bwiza bavuga umusaraba, bubwirwa bwiza n'umusaraba. It's a good news that is made good because of the cross. Kuko mbere ya Yesu ntihigeze havuga ubutumwa, hari ubuhanuzi, hari amategeko, hari n'amateka, ariko ubutumwa bwiza bwabonetse uyu musaraba umaze kuboneka. Umusaraba wa Yesu urenze ibiti bibiri, kimwe kirekire gihagaze n'ikindi kigufi gitambitse, birenze ibyo biti bibiri. Nangazwa n'ubwenge buhambaye bw'Imana. I am amazed by the wisdom of Igihe kimwe Paulo arandika, one day Paul wrote, ngo kuko nahawe kumenya ibyo ubwira uko because I was bikwiriye, given to know the mystery kugira ngo of God, menyeshe itorero so that I proclaim to ubwenge the church bw'Imana budafite akagero, the wisdom of God, n'itorero ritangariza abatware n'abafite the church ubushobozi, that proclaimed the itorero rulers and ritangariza the abatware n'abafite ubushobozi, ubwenge bw'Imana butagira akagero. Ubu bwenge wari iki giti cy'umusaraba, igiti kimwe kirekire gihagaze n'ikindi gigufi gitambitse. Satani yabonaga ari teatri ikinwa, ariko muri iki giti cyari gihetse ibisubizo byose bya nyokomuntu, ibisubizo byose by'ibibazo byatewe na Satani n'abadayimoni bye. Igisubizo kimwe cyatanzwe n'umusaraba w'umwami wanjye Yesu. Mu gisubizo kimwe gikemura ibibazo by'umubiri, gikemura ibibazo by'ubugingo, gikemura ibibazo by'umwuka. Igisubizo kimwe cyuzuye gihagije n'umusaraba wa Yesu. Vuga ngo n'umusaraba, vuga ngo n'umusaraba wa Yesu. Hari umuntu utangiye kumva umusaraba? Is anyone starting to understand the cross? Hari umuntu utangiye kumva Is umusaraba? anyone starting to understand the cross? Ndabizi nzakomeza nezo nubwo naryohewe cyane, even though it's sweet, nubwo byandyoheye even cyane, I'm enjoying it, even if I'm enjoying it, I follow ariko it. ndashaka kubwira ngo hari imbaraga But umusaraba. I want to tell you there is a power of the cross. Amaze kuzamuka Nyabihanga, After being hung at Golgotha, umwami wanjye hari amagambo yavuze. my Lord uttered some words. Hari amagambo yavuze He ndi uttered gushaka. some words. Hari ijambo rinje mu ndi gushaka riri muri Yohana 17.
John 17. aha ndahabone Yohana 17 banshireho umurongo wa 3 n'uwa 4. John 17 verse 3 and 4. I want to tell you. Ubu nibwo bugingo buhoraho. Now this is eternal life. Ko bakumenya ko ari wowe Mana y'ukuri They yonyine. know you, the only true. Bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu and Jesus Christ whom you sent. Nakubahishurishije mwisi. I have Nakubahishije mwisi. Nakubahishije I mwisi. have brought you glory on earth. Kuko narangije umurimo By w'Imana. finishing the work you gave me to do. Hallelujah. I have brought you glory on earth. Hano arabwira se. Here he is addressing to his Arabwira ngo Father. ubu nibwo bugingo buhora. This is Ko eternal bakumenya. life. That they know you. Ko bakumenya. That they know you. Ko ari wowe wenyine. The only true Mana God. y'ukuri. The only true God. Bakamenya n'uwo watumye ari we Yesu Jesus Kristo. whom you have sent. Bango iyo yari umushinga w'ijuru. Say this was the heavenly project. Maze kuza mwisi. After I've come Nakubahishije mwisi. in the earth, Narakubahishije. I brought you glory in the Ijambo earth. riryoshye cyane. The sweet word. Kuko narangije umurimo w'Imana. Because I finished the work you gave. Iyo tuvuga umusaraba. When you are talking about Tuba tuvuga umurimo warangiye. Tuba tuvuga umurimo warangiye neza. Nakubahishije mwisi. I brought glory to you on earth. Fata umwanzi wawe mukoze isoni. And I ashamed your enemy. Ndangiza umurimo wantumye neza. And I finished the work you gave me to do very well. Barokore. Iyo tuvuga Born umusaraba. again. When we talk about the Ni cross, symbol. it's a symbol y'ubutsinzi of the victory butavuguruzwa. that is not contradicted. Ni symbol It's a symbol yo kumvira guhanitse. of a great obedience. Ni symbol It's a symbol y'ubwizerwa bukomeye buri mu mwami of a wacu. great Nicyo gituma faithfulness that is in our tudacika Lord. tudacika intege. That is why you don't Tubizi think neza you icyo don't get yatangiye no kugisoza azagisoza. Because Kuko nicyo yabwiwe na se yarakiranye. Nicyo yatangiye ubuzima bwe azakiranye. Kuko nicyo yatumwe yarakiranye. Ariko ndavugana n'abarokore bari hano. Uyu uyu mwami mbabwira Yesu wagiye bihanga najya akora igice. He never do things in parts. Nakubahije mwisi. I brought glory on earth to you in earth. Kuko narangije umurimo By wambaye. finishing the work you gave me Ubwo to do. yarangije wo kumusaraba. Ubuzima bwawe uri kimwe. The one of your life is a simple issue. Ubyo yatangiye gukora muri wowe. What we have started doing, No kubisoza. we shall surely complete No it. kubisoza. Surely complete it. Gira umuturanyi wavuga ngo humura. No kubisoza arabisoza. Kuko ni umwizerwa. Because it's fair. Yesu wanjye ni umwizerwa. Umwami wanjye ni umwizerwa. Ibyo yatangiye arabirangiza. 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 Ubwo yakuvanye mu kabari. Since he took you from the drinking, Ukabona warasohotseyo. came out of Ukagwa mu rusengero. Wageze mu rwambariro. Hari iyindi myambaro utarambara. Hari ayandi mazina utarahabwa. Ariko icyo yasezeranije no kugikora. Longa de broza hata baba bazendelele brodo. Ndashaka kuvuga. I want to speak. Imana nasinze ukuri kwi. I'm drunk with the gospel. Iyo mvuze umusaraba nkavuga. When I talk about the mburaho nera cross, mburaho nsore I biraryoha get byose bya confused. I Yesu. don't know the end, the beginning and the end. Abwira se. He told his father, Nakubashije mwisi. I have brought you glory on earth Kuko narangije. by finishing the work. Kuko narangije. Because I finished the work Umurimo wantumye gukora. you gave me to do. Arangije muri Yohana 19 umurongo wa 30. John 19, Aravuga ngo verse 30. byose. He said, it is finished.
yabanje arabimubwira atarawujya kuko umwami wanjye yavugaga ibyo bitarakorwa kuko he was talking about things which have not yet manifested. yizereraga mu bitaraba ko yita ibitariho n'ibiriho n'Imana izura n'ibyapfuye. yaravuze ubu ngubu nagiye mu gashamba ka Gethsemane umusaraba ndawurangije. niyo mpamvu akubwira ngo uza urakomeye uri umutwe kandi ukabona ugikubura mu miryango y'abandi, akwita umutwe ugikubura ku marembo y'abandi kubera ko wareba iherezo arireba mu itangiriro, ahamya iherezo avugira mu itangiriro, najya avuga iherezo ageze mu iherezo, avuga iherezo akiri mu itangiriro, aravuga ngo ndawurangije. Bibiliya iramamiriza mu bice 17 yaravuze ngo ndarangije wantumye. Mu gice cya 19 aravuga ngo birara. He said it is finished. yarabishoje muri 14. He completed it in 17th chapter. ariko ashyiraho akadomo ku murongo ku gice cya 19. ariko uyu mwami ndamukunda, niyo mpamvu bitamukoza isoni kukubwira ngo uri umukire kandi mu mfuka nta kintu kirimo. niyo mpamvu bitamukoza isoni kuvuga ngo wabonye umudendezo kandi ukirota bakuniga. niyo mpamvu bitamukoza isoni hari umuntu mvugana. niyo mpamvu bitamutera isoni kuvuga ngo uri ikirangirire kandi nta muntu ukwemera n'iwanyu. niyo no lembra zota. ariko ndavugana n'umuntu uri hano aravuga mu gice 17 aravuga ngo icyo narakubahishije mu isi kandi narangije ibyo wantumye gukora. byari byarangiye ku murongo wa 19 ari ku musaraba Nyabiha arangira avuga ngo byose bigize gute, byose birarangiye. ndacyakubwira ngo nibyo byararangiye. iyo nkureba ndabona umukobwa w'ikirangire, ndabona umugabo w'umutunzi uhebuje, ndabona abavuga butumwa bakoreshwa n'Imana mu buryo buhamye, ndabona abanyembaraga mu nzu y'Imana, ndabona abaherwa bicaye imbere ya kuko we nuwo kwizerwa. This is the source of our hope. Nango twicira igitango duseke. We don't take ourselves. Hari ahantu bivomerwa. There is a source of it. Vuga ngo hari ahantu bituruka. Say there is a source of it. Vuga ngo hari ahantu biva. Say that we have a source. Vuga ngo hari ahantu bituruka. Say we have a source of our hope. Hari ahantu bituruka. There is a source for our hope. Vuga ngo twaratsinze tutararwana. Say we have obtained victory before fighting. Twarangije intambara itaratangira. Niyo mpamvu iyo tuvuga intambara y'umwuka ntushobora kurwana intambara y'umwuka utarahishurwa umusaraba. You cannot fight a spiritual warfare. Abantu bakora intambara y'umwuka batabizi bakumva ko bajya bivuga ngo dufashe miri turaziritse turaboshye turohereje kubera ko batabizi. kugira ngo umenye intambara y'umwuka bigusaba kubanza kumenya umurimo w'umusaraba. Dushobora kurwana neza intambara y'umwuka utarahishurirwa imbaraga z'umusaraba, kuko ku mbaraga z'umusaraba twebwe cyacu turatura ariko gusozwa n'icyakozwe. Niyo mpamvu tujya twikomanga mu gituza ngo twe dutanze ibitambo biremerera, urabona twe turiyiriza cyane kugira ngo duhe impression Imana. Oya, bwira umuntu ngo kwiriza kwe ni gukanga Imana, kandi kwiriza biri ngombwa. Ndavuze ngo giye nanze ibitambo byinshi watanga ibitambo byawe ukuyeho umusaraba ni zero. Ibitambo byose, amaturo yawe, ibitambo byawe, agufasha kwawe, ibyo ukora byose iyo ubikuyemo umusaraba bihinduka zero. Agaciro k'amasengesho yacu n'umusaraba. Igituma amaturo yacu agira umumaro n'umusaraba. Igituma dutanga icyacu bikagira ingaruka n'umusaraba. Igituma ibyo dukora byose byatugarukira neza n'umusaraba. Iyo ukuyeho umusaraba, ibyo dukora, reka mbasobanure, ibyo dukora byose. Bwira umuntu ngo ibyo dukora byose nango tubikora ngo dukanga Imana. We don't do it to impress God. Nango nsenga cyane ngo abarwayi bakire cyane. I don't pray hard so that people can be healed. Ahubwo instead ndasenga I pray
kugira ngo ibyabonetse so that what has bibe accessible mu biganza byanjye, be accessible into my hand. kuba waragiye mu ruganda mu Bushinwa, the fact that you went in the factory in China ukagura intebe uri bushire mu rusengero, and you buy seats to put in the church, sibyo? isn't it? Igihenze ni ukubipakira cyangwa ni ukubigura mu ruganda? What is more expensive? Is it loading them or purchasing them at the factory? Igikomeye ni ukubigura ku ruganda cyangwa ni ukubipakira? What is more expensive? Is it purchasing them or loading them? Amasengesho yacu tuba dupakiza ngo bitugereho gusa. Our prayers, kuko birahari muri stock, biri muri warehouse bitegereje, bira warehouse of God waiting for us. Iyo dusengera icyabonetse, dusenga ngo bive muri warehouse bisange Jeff Kigali na and come to Jeff in Kigali. Hallelujah. Iyo dutanga amaturo, when we give offering, nituyatanga ngo bitume tugura, ahubwo tuba dutanga transport yo kubitugeza abantu. We give transport for our goods to our niyo dusenga, dusengera ibyabonetse kera kugira ngo bibe accessible mu biganza byacu. Let me say this. Mfite icyumweru cyo kuvuga umusaraba. I have a whole week to talk about the cross. Nashaka kuvuga ka. I want to say this. Kubera iki byabonetse nibitugereho? Why are they available and not accessible to us? Akantu ndakavuga neza. I want to say it properly. The reason why. Impamvu ya mbere, the first reason, nuko uyu mugabo wagiye ku musaraba, is because this man who went on the cross, tumukenera nk'umukiza, we need him as a savior, ariko tukihakana ubwami bwe, but we deny his kingdom. Ndagasubiramo. I repeat. Ibyo yarangirije i Golgotha, what he finished at Golgotha, byarabonetse, is available. Tubibona, we see them, biciye mu kwizera, we access them through faith. Ariko kugira ngo bitugereho but for them to be accessible to our address, it is the obedience. Bishobora kuyoba. It can go to a wrong address. No. Igiteye agahinda. What is sad? Reka masomere Yesaya. Let them read for me Isaiah. Isaiah 53. Isaiah 53. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko kw'Uwiteka kwahishuriye nde? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Kuko yakuri imbere ye nk'ikigeshi, like a tender shoot, nk'igishitsi, like a root cyumburira mu butaka out of a dry ground. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Uyu ni Yesu, dore inzira yo kuducungura. Murongo wa gatatu. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro, yamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso. Natwe ntitwamwubaha, ntitumwubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishizemo. Iri jambo mu zindi ndimi bavuga ngo ni ukuri indwara zacu. In other version they say nukuri nimba zacu nizo yishizeho. He took up our pain, yet we considered him twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, as punished by God, agacumitwa nayo, stricken by him, agahetamishwa n'imibabaro, but he was afflicted. Komeza. Continue. Komeza, ndashaka umurongo wa 7. I want verse 7. Yararenganye. He was oppressed ariko yicisha bugufi, and afflicted, and yet he did not open his mouth. Ntiyabumbura akanwa ke, he did not open his mouth. Amera nk'umwana w'intama, he was like a lamb bajyana kubaga, to the slaughter. Cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'uwikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa by oppression no gucirwaho iteka and judgment
nibyo he byamukuje was taken away. mu bigihe cye ninde witaye Of his generation protested. witaye ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubiswe For he was cut icumu off from the land of the living, and he was akaba yaracumitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe. and for the transgression of my people he was punished. Bategetse ko ahambwa He was assigned abambanwa to n'abanyabyaha. the wicked, Yari kumwe n'umutunzi mu and with rupfu the rwe rich in his nubwo atagiraga though he urugomo had done kandi no- ntagire uburyarya mu nor kanwa ke. was any deceit Ariko in his mouth. umurongo nashaka ariko Uwiteka Yet it was the Lord's yashimye will kumushenjagura, to crush him yaramubabaje. and cause him to Ubwo suffer. ubugingo bwe And though buzitambwaho the Lord igitambo makes his life cyo gukuraho ibyaha, an offering of sin, akabona urubyaro, he will see his offspring azarama. and prolong Ibyo his Uwiteka days. ashaka The will of the bizasozwa Lord will neza prosper in his n'ukuboko hand. kwe. Uwiteka yashimye The Lord ijambo cyaka pleased God. Uwiteka It yashimye was the Lord's will to kumushenjagura, crush him yaramubabaje. and cause him to suffer. Ubwo ubugingo bwe And though the Lord buzitamba ho igitambo cyo gukuraho ibyaha, yagiye aba incungu. Bibiliya avuga ngo igihano he kiduhesha. said the punishment that brought us peace. Yagiye mu mwanya wacu, He went. yakubiswe izo nagombaga gukubitwa. He was Bakundwa beaten yakubiswe on my inkoni behalf. 38. He was beaten, but he received Ntabwo yari 38 cyari stripes. kiboko polisi igendana. It was not a regular strike. Yakubiswe inkoni zakozwe mu bugome buhambaye bw'Abaroma. He was beaten by special whips Yari that was inkoni made with. ifite ukuboko nk'uku, He ikaba had ifite imigozi. iyo Migozi ropes, bagashyiraho utwuma and on the ropes they put in tumeze nk'indowani. they put hooks. Noneho iyo yakubitaga ku And mubiri they were beating. agakuraho yatwaraga The inyama. hooks were pulling the flesh. Izo nkoni yakubiswe 38 The 38 kugira ngo stripes, utongera kurwara, so that you kugira don't ngo fall sick utongera anymore. kubabazwa, So that you kugira don't ngo are utongera not oppressed anymore. hagira umuntu uvuga ngo Satani nta burenganzira afite, Tell somebody Satan has nta no kuri right. afite. He has no truth. Vuga ngo nta kuri afite. Has no valid Hari reason. uwakubiswe ku mwanya wanjye, hari uwababajwe mu mwanya wanjye, hari wikoreye inimba zanjye, hari uwatwaye igihano nari nkwiriye akacyishyiraho. Icyo nitwo twita umusaraba. Izo nizo mbaraga z'umusaraba, nirwo rurimi Satani atajya yibagirwa. Ahangaha Pawulo arandika Here Paul wrote, ngo amaze kutubabarira ibyaha, after forgiving our sins, agahanagura inzandiko z'imihango zacu, deleted the letters akazitukuzaho that were accusing us. kuzibamba ku musaraba. And he removed them Satani by- arabizi ngo ibirego yakuregaga Yesu yabibambye ku musaraba. Satani arabizi. Vuga ngo Satani arabizi. Say Satan knows. Niyo mpamvu utemewe kongera kumubabaza. That's why you are not allowed to offend Mbabarira him mbaze anymore. iki kibazo. Let me ask this question. Nimba uyu mugabo yarakoze ibi tumaze gusoma, If this man did everything we have just described, koko twari dufitiye ukuri ko kugira agakiza ka part time, do we have a right to have a part-time salvation? kugira agakiza k'iminota mikeya Having a short-lived nyuma y'iki salvation gitambo, after this koko twari sacrifice? dufite ukuri Are we ko really, kumukorera we tugononwa, really have right to koko twari serve dufite him ukuri correctly? ko kumukorera tutatunganye, Do we koko have twari the dufite right ukuri to serve him? nimba yarakoze ibi tumaze kubona. Ese umuntu afite ukuri ko gutangira ko gukorera Imana Have the agononwa, right to serve God grudgingly. ugatanga wifata, You give ugasenga mu mwanya usagutse, ukayikorera mu kanya ubuze ibindi wakora. him at the time in your spare time. Koko nyuma y'iki gikorwa Truly, cyawe, after this work we have just seen described, nimba yarakoze ibi ku bwawe aricyo gihano wagombaga gukubitirwa, koko wakamukoreye ubara, that was months we yaritanze atabara. you serve him by calculating your time, and that he gave generously. I'm asking the church. Koko niwe ufata umwanya wa gatanu umaze kurangiza bine biri, If serving God is uyu the musaraba first wagatumye aba priority. and
Because of this, the cross would be a priority in your life. It should be number one in everything. Because what he did, there is no price tag to it. No money can do it for you. No family can save you through this. You know, sometimes na zahabu nubwo wafata zahabu yose iri muri Afrika nango yavanaho ni kimwe cya kabiri cy'ibyaha byawe. Nubwo wafata ubutunzi bw'abatunzi bwose nango bwakuvanaho urubanza Satani yadushize iba yarabikoze. Judgment Satan put on you, if he did it, nitwakakiza agakiza ko gupima cyo kugerageza cyo we wouldn't gusuzuma have a shallow salvation. twagakijijwe neza Would be saved kubera ko inzu wananiwe kuyishyura uraguye, because you could not pay rent. kubera ko ubushomeri umaze imyaka 5 warasitaye, You are jobless now. kubera ko nta muntu ukigusuhuza wabivuyemo Regretting you have quit salvation nyuma y'iki gitambo, after this sacrifice. kubera ko nta muntu wagutelefone Because no warasitaye, one called you, you have been ariko offended. ugutelefone nawe nango yaguriye yacungwe nkawe. And don't you think the one who is supposed to phone you has been bought at the same time? Nyuma y'iki cyakozwe After this work that was finished, barokore bakundwa bene, brethren, born again, kuko tumwemera nk'umukiza, because you accept him as a savior, supermarket umukiza, but he's a supermarket for us. kandi koko And stock truly, ziruzuye, the warehouses are full indeed. ubugingo buhoraho, They are full with the ubutunzi, eternal life, the icyubahiro, wealth, the glory, ubwiza, the imbaraga, glory, the power, kuzamurwa, promotion, kwaguka, izina expansion, ryiza, goodness, byose byarabonetse. everything Ariko is ikirenze available. muri ibyo But beyond akeneye intebe umutima w'umuntu. of kingdom in somebody's heart. Hallelujah. Kugira ngo akeneye intebe y'ubwami. Tell your neighbor he needs the throne. Kuko icyatumye of kingdom. tugurwa ni ubugome, Because twaragomye, ariko na nyuma y'igitambo turagoma. What made him redeem us is our wrongdoing. But even Ndabwirije, after the ndabwirije, nishaka sacrifice, we are soza. still doing the wrongdoing. I'm preached. If I want, I can even Nishaka finish here. soza. I can even finish here. Kuwa kabiri On Tuesday. uyu munsi nta muntu nsengera, Today I'm not praying for ngiye anybody. kwibariza umuntu. I'm going to simply ask Uyu someone, mwami this king wishyuye byose ngo who paid tubone it all so umudendezo, that we have freedom. nitwakigishije ubutumwa bwo kubohoka, We do not preach a message of ni ukuri ndi imbere being y'Imana, set free. ntidufite n'imbaraga We zibohora. don't even have power to set people free. Kubohoka tubikura ku musaraba, Being set free gukira stems from indwara the tubikura cross. ku Being musaraba. healed stems from the cross. Ubutabazi bwose buturuka ku musaraba, kuko ibyo byose nibyo yakubitiwe, nibyo yacumitiwe. Ndamukunda Yesu. Stricken for. I love Jesus. Ku musaraba At the cross, umva ikintu yakoze. hear out what he did. Hari ba Adamu batatu uyu munsi batuye ku isi. There are 3 Adams that are dwelling on this earth. Uwo mvuga ni uwa gatatu. I'm talking about number 3. Adamu wa mbere wagurishije byose, Adam sold everything. Adamu wa kabiri waje kugaruza byose The ku musaraba. second Adam came to restore everything through the Adamu wa cross. kabiri wagaruje, The second Adam that restored everything. ariko umusaraba inyabihanga, When he was at the cross at mu gihe Golgotha, abasirikare bavunaga amaguru, when the military kuko people, the barwanaga soldiers broke n'amasaha ku his isabato bonds, idasanga abantu bakimanitswe. so that they because they were fighting against time, so that on the Sabbath Bageze people are not kuri still Yesu, hung. When they reached at kuko Jesus, ubuhanuzi bwa, kuko icyakozwe bwari ubuhanuzi bwasohoye. it was at the Golgotha, the prophecy was Baravuze fulfilled. ngo nta gufwa rye na rimwe data yemeye ko rivunika, They said- yemeye ko ababazwa. He was the father accepted to be Bituma umusirikare afata inkota ayikubita hano, and he made the soldier Mu put a rubavu. spear in his side, ngo nuko hasohoka and amazi the water avanze and the n'amaraso. blood were mixed. Mu yandi magambo, mu rubavu rwe In other words, through his side, niho, that is where, mu rubavu rwa Adamu niho havuye umugore. if through the Ni side of nayo mpamvu Adam, that's itorero where the ryitwa wife umugore came wa from. Kristo. That's Mwari why mubizi the impamvu? church is called the bride of Niyo mpamvu Christ. itorero ryitwa umugore, That is why the church is called the Umugeni. bride. kuko muri itorero Because through niho havukira abana.
Because through this church, mu rubavu rwe havuye amazi n'amaraso kugira ngo nta mugore ubyara hatabonetse amazi n'amaraso. No woman gives birth without water and blood to proceed. Kugira ngo abyare Adamu wa gatatu. So that he might be Adamu wa gatatu. the third Adam. Nanga umuvumo wari umufiteho uburenganzira. The third Adam should not be. Nanga abarozi bari bamufiteho uburenganzira. Nanga imivumo yari igomba kongera gukora muri Adamu wa gatatu. Yaravuye muri ya mazi avanze n'amaraso bya Yesu. Niyo mpamvu umuntu wavuye muri rubavu rwa Yesu yarakwiye kwitwa umugeni wejejwe wemera gutwarwa n'amategeko y'umukwe, wemera kugendera mu ntambwe z'umukwe, uhora witeguye umukwe kuko wavuye mu rubavu rw'umukwe. Twebwe turi imbuto zo mu rubavu rwa Yesu. Bwira umuntu uri hafi yawe. Tell somebody next to you. Icyaremwe gishya. A new creature. N'urubyaro rwavuye mu rubavu. Is the offspring that stems from the side of Icyaremwe gishya. A new creature. Ni cyabyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa by'umugabo. Was not born by the will of the woman and the man. Icyaremwe gishya. A new creature. Bibiliya ngo abamwemeye bose yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Icyaremwe gishya ni cyabyawe n'umugore cyangwa n'umugabo cyangwa ubushake bwabo. Ni cyabyawe n'amaraso cyangwa n'umubiri, ahubwo byaturutse mu rubavu rwa Yesu. Bamucumitse inkota hasohoka amazi n'amaraso, muri ye haturuka icyaremwe gishya. Iki cyaremwe gishya cyavuye mu rubavu rw'umwana. Nicyo cyaje cyitwa umugeni wa Kristo, nicyo cyaje cyitwa umugeni uzasanga na Kristo mu kirere. Niyo haturutse wa wundi uzasanganira umwami wanjye mu gicu. Aba ngaba baturutse muri rubavu nangwa imbaraga z'akarande zakabashoboye. Ikibazo gihari nuko kugoma kwa Adamu wa mbere kukiboneka kuri aba bitwa ibyaremwe byishya. Bene data bakundwa, mbariza umuntu waba wemera kuri cyane. Do you believe you are a new creature? Ababoneye ubuzima ku musaraba, abavukiye ku bise by'inyabihanga, abavuye mu rubavu rw'umwami wanjye Yesu. Ese baba bari hano bambwire amen. Ese muriteguye kugendera mu bushake bw'umukwe? Ese muremera kuba abageni bagendera mu ntambwe z'umukwe? Ese muriteguye gutegereza umukwe neza uko bwije n'uko bukeye, uko muteye intambwe mutitaye ku byo ari gutegura kugukorera? Uko aravuga ngo ibyo nibwira nzabagirira neza. Vuga umusaraba wa Yesu. Say the cross of Jesus. Niho dukura ubuzima, niho inkomoko yacu ituruka, niyo santere y'ibyiringiro byacu, niyo soko y'imigisha yacu. Umusaraba wa Yesu nizo mbaraga ziduhesha gutsinda abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwuka. Umusaraba wa Yesu niho tureba tugatinya icyaha n'igisa nacyo, tukemera tukamanika, tukavuga ngo tuzajya dupfana nawe uko bukeye nuko bwije, kugira ngo tugendane nawe mu bwiza bwawe. Uyu munsi naje kuvuga umusaraba nzakomeza. Kuwa gatanu tuzaba dufite uwa gatanu mutagatifu. Vuga ngo uwa gatanu mutagatifu. Tuzavuga kuri Yesu, dusengere mu cyabonetse, dusenge duhagaze mu mase. Reka mbabwire ibi ngibi. Niyumvishijemo gusubira kubwiriza ubutumwa bw'umusaraba no guha kubereka abantu Yesu wo ku musaraba no kugaragaza icyo twaboneye ku musaraba. Ibyo dukora byose bigomba kuba byubakiye ku musaraba. Numva nshaka kuzagura nanjye umusaraba ngukubite hano. Atari uko mbyemera nk'idini, ndashaka kugira ikintu kigomba kumbwira nubwo mfite umwuka wera, ariko ngaragaze ko ndi urubyaro rw'umusaraba.
na Satani yabonye umusaraba yibuka aho yahemuriwe. Iyo wamamaza umusaraba umwibutsa icyamubayeho. Reka source. Let me end ku musaraba. On the cross. That is where we received all the blessings and the Holy Spirit. On the cross. That is where we are called children of God. On the cross. That's why we have a victory that's not. Let us read this scripture and then we pray through them. 1 Corinthians 15:57. I failed to follow If you get filled like me, you will be also confused. I couldn't follow my notes. I prepared very many notes. You were not there. 1 Corinthians 57. Ariko Imana ishimwe iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. He gives us the victory. Nituvuga kunesha tuba tuvuga umusaraba. When we talk about victory, we talk about the Gwira umuntu kunesha kwacu kuri ku musaraba. Tell your neighbor our victory. Imana ishimwe be to God. Iduha kunesha kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Through our Lord Jesus Christ. Abakorinto ba 2:14. 2 Corinthians 2:14. Ariko Imana ishimwe kuko ihora iturangaje imbere ikaguduha kuneshereza muri Kristo no gukizwa hose no gukwiza hose impumuro yo kuyimenya. But thanks be to God who always leads us as captives in Christ's time for possession. Kuko ihora iturangaje imbere. Who always leads us. Nitunasohokanira tujya imbere. As we go out, he shall be leading us. Niyo dutwaye imodoka ibiturangaje imbere. Even when we are driving, he leads us. Nugo tugenda banzi batuzeze baduteze mu nzira ihore turangaje imbere. Our enemies are strapping us, he's leading us. Ikaduha kuneshereza muri Kristo. Kandi aho duciye hose bakumva parfait. And where we go, nziza yo kumumenya. Babona uburyo wakubise babarozi baguteze ukabarenga bakavuga ngo Yesu arakomeye. N'abatabyemera babona ubyara baravuze kutazabyara ngo Yesu arakomeye. Impumuro yagiye kumumenya ikagenda ikwiraho. Kuko ahora aturangaza ariko aturangaza imbere ryari. Igihe amaso tuyahanze umusaraba kandi tumuhaye intebe y'ubwami mu mitima yacu. Uko niko gutsindwa kw'abanzi ba. Dukora intambara y'umwuka uziko yababariye. Petero warahiye ngo twakuvaho tukajya he. Ukanya nko guhumbya ararwa. And in a blink of an eye, arangije ntiyagwa gusa aranamwihakana. He backslid and he denied him 3 ariko kumusabira avuga ngo mwami. But on the cross he said, Lord, forgive them for they don't know what they are doing. Can I tell you things, the challenging things he did? You know, somebody saw and say, where shall we go outside of him? And he backslid and denied him. But he said, forgive them. Ababarira abigishwa be disi yitoranirije bo kubana nabo baramutuka. Forgive the disciples who forsook him. Disi nabo yarabababariye bamuta. He forgave them. Mubwira ukuntu uyu mugabo ari umunyembabazi. Can I tell you how this king is merciful? Agera naho ababarira bamukubise imisumari mu biganza. Even forgave those who put nails in his hand, mocking him. Bari kugabana imyenda ye. They were partaking on his clothes. He said, these two forgive them. Can I tell you what he did? So I'm not forgiving even those who are have the very same nature. I'm forgiving them. Can I tell you
The challenging things he did. bamwambitse ikamba rya kamba ry'amahoro riragatsindwa n'amahwa yose uzi ko bayinjizaga mu bantu baratsindagiraga uko batsindagira ko yinjiraga mu nyama the thorns in his amaraso ava hano mu biganza no mu birenge and the blood was being shed on the side and the noneho ukaba witwa umukristo and you are called warananiwe kubabarira ukurimo amafaranga and you failed to forgive the one who has aryama butare nawe ukaryama ikigara atakubyika you sleep in Kigali wakababarira amahwa mujomba and yet he forgave with the nyamara duhaguruke dusenga Imana turi mu masengesho. Let us pray to God. We are in prayer period. Kuko atagushuhuje wanze nango ya telephone nyizi byago uriya munarizi ko ari inshuti sinzamubabarira kweli undi yarababari imisumari kiri mu biganza ngo ndi umukristo. He said I am a Christian. Uri part time. You are a part time Christian. Amen nazibuza ariko nukuri. Amen became rare but it's the truth. Turubakira Imana. We are constructing the house of God. Ngo ndabanza mbyigeho. You see I will point about you are part-time Christian. Agakiza kawe nakagaye. Haraho umukristo hari naho utaba umukristo sibyo? Not a Christian, isn't it? Batangiye buryoha buso ariko ni imvange. Haleluya. Baravuga ngo imvange ituma umuntu agubwa neza amerana. Haleluya. Reka tuzamura amaboko imbere y'Imana dusenga. Nango cyaka amene nyinshi ndashaka kumenya umusaraba. I just need you to be aware of the cross. Zamura amaboko imbere y'Imana. Raise up your hand before God. Vuga data. Say Father. Data. Father. Imbere yawe. I've come before you. Ndagusaba kimwe gikomeye. I'm asking you one important thing. Umeguhishurirwa umusaraba. Give me the revelation of your cross. Umeguhishurirwa umusaraba. Give me your revelation. Kugira ngo mbashe kubona ubutunzi na. So that I'm able to Mwami wanje Mana yanjye. My Lord, my God. Na butsinzi mfite na uzi. I don't have a permanent. Naho nagera narasobanukirwa umusaraba wawe. Mishurira umusaraba. Hishura umusaraba. Amamaso weza abasha kubona ubutunzi n'ubwiru buri mu musaraba. Yesu tangira wisenye legede bros katabaraba gazende Ragade bola balabagazo jegedegede bros kabarabagazende lagade bozanda rabagazo tabababazende regede bobobozende lele broto mananda kwinjize muduhishura umusaraba uduhe kumenya uduhe kuzirikana uduhe kwitanga uduhe kubabarana nawe kugira ngo tugendere mu bwiza bwawe ya ragade le brozata bababa Zene regedele rebrozata maragade bola balabagazo jegedegedebo votomagade rebarabagaze legede baramantele barabagazota jadagadagadebo votomagade rebarabagazo ragatarabagaha labababababaze jedele barabagazota maleragade votomagahanda balabagazota lagada barabagazende legede bro rodo marababababaze yandelegete rebarabagazota ya legete brozata bababazed ya ramalebrazota bababababa rabababababaze regete brozata bababaze lagalabagazota bababazed legete malamare brodo ragate bozata bababaze legete baramagazo jagate bolabalaba legete progoza gate borabagaze legete barababababaze jadagala malembrod mana duhishurire hishura duheguweza duhishura umusaraba duhishurire icyokozi nyamihanga duhishura ubutunzi bwo ku musaraba duhishura ubwiru buhishe ku musaraba mana tumenye isoko y'imbaraga tumenye isoko yo gukira tumenye isoko y'umudendezo turekurwe dutsinde
lagatabalabagasota jegedegedegedegede vogodegedegedegede ragaterebragazo lorabagazegederebabababaze jelebalamagazota logorabagazendele rebrozada labarabagazota zabura maboko imbere y'Imana. Vuga ngo mwami mbabarira aho sinagenze neza, ndakwinginze buri maka umwanzi yashize mu bitekerezo byanjye, zimbuza kwizera umusaraba, zimbuza guhanga amaso umusaraba. Data ndasenze, mbabarira kandi mbohora. Aka kanya nje imbere yawe mpagaze mu ijambo wabwiye abasirikare b'Abaroma n'abaje kugufata. Uravuga ngo abari jewe mushaka, ibari jewe mushaka, aba mubarekure bagende. Uyu munsi ndavugana n'imbaraga, ndavugana n'imizimo, ndavugana n'imibereho yanwazaga igitugu kundekura. Ndatangaza umudendezo wanjye, ndatangaza umudendezo wanjye. Ragadabarabagazo senga ragategere bragazo rodogotegere babababaze legere barabagazota jagadabarababababa legere baramamamama zende radamagazota lamrodo mantere baya. Umudendezo mu rushakorwa, umudendezo mu ngoizo z'abazimu, umudendezo mu gahato k'abatayi, umudendezo mu gahato k'imibereho, umudendezo k'ubukene, umudendezo navuze kurekura ubukene. Wa ngoyi z'ubukene zikurekura, ingoyi z'agahato zikurekura, ingoyi z'ibyaha zikurekura, ingoyi z'ubumuga zikurekura, ingoyi z'abatayimoni zikurekura, ingoyi z'amarozi zikurekura. Lagate bragazota jadagarabagazo legete progoza gate bababaze lebrada mama zende rabababababa regete rebragazota jalabalabagazo legete progoza dagaha lagalabalamagazota. Ingoyi z'umutekero ziraturika, ingoyi z'amazimu ziracika. Urarekurwa, urajya mu rundi rwego, urajya mu yandi mahirwe, urajya mu rundi rwego, urajya mu rundi rwego, urundi rwego gusabana n'Imana, urundi rwego mu iperoya, urundi rwego mu butsinzi, urundi rwego mu mavuta, urundi rwego mu kubaha Imana, urundi rwego mu gukorera Imana, Shalabalabalabagaze regete rebarababababaze jedegede bura balagade shegede balamarabragazota lababababababa senda legede bro zorabagazendele rebragazota jadagadebo labalabagazendele lebrodo. Yes, zamura amaboko imbere y'Imana. Vuga ngo uyu munsi misemo guhanga amaso umusaraba, misemo kwiha Yesu. Mwami wanjye, Mana yanjye, nguhaye umwanya w'icyubahiro. Tegeka ubuzima bwanjye, iyobora ubuzima bwanjye. Ndakwihaye wese, ndakwiheguriye wese. Yesu, nguhaye kontrole y'ubuzima bwanjye. Ijambo ryawe imbere itabaza, imbere umuyobozi, imbere ubuzima, imbere byose. Nzarigendera, nzakora icyo uvuga. Nanjye niteguye kwakira icyo rihamya mu izina rya Yesu. Ndahiriwe kuko mbaye umutunzi w'ubutunzi bwawe. Mutima wanjye nanga uzuzuramo amatiku n'ibindi, uzuzura ukuri kw'ijambo ryawe. Mana, minyota yo kurisoma no kurifata no kurivuga no kurihamya. Urakoze Yesu, urakoze Mwuka Wera. Uzamuye amaboko.